umukobwa washakaga iterambere cyane muri njye. Gusa naje guhura n'umuhungu w'umugome ku buryo bw'indengakamere. Ubu ndashaka guhana uwo muhungu. Gusa ikibazo bizababariramo benshi. Ndibaza mbireke, ariko nkumva ntabireka. Oya, ngomba kumuhana kugira ngo atazagira n'undi abikorera. Mvazamu, hari ahantu ngiye kujya, hari umuntu ngiye kureba. Utazana bwa buzanga bwawe ujya uzana ukava hano, kuko dore na Kaneza agiye kugenda. Wumvise? Ariko rwose mabuja njyewe ufite ubwoba bw'ubusa, njye nta gahunda nari mfite yo kuva muri uru rugo. Rwose nta hantu najya nsize urugo rwonyine kandi nta muntu uhari. Okay. None se mabuja, wari ugiye kugenda none aka kanya nta kibazo? Ubu none ndagiye ahubwo genda imodoka wayitunganya. Bigera amasaha narayitunganya, ubwo nabaze icyanza nyine aha. Ahubwo kanze nako nta kintu zisizemo. Okay. Kanze ndebe. Sawa. Mba mabuja, none se hari ubwo ugiye kwirukanga cyane ku buryo ntagucishije agasiraje ku mapine. Ibyo wakabaye wabikoze kara ahubwo agira vanda. Sawa nta kibazo. Okay. Kane, hanyuma hari ahantu ugiye uze kureba amafaranga nsize ku Buriri. Ayo uri bugite icyo ujya kureba mama mudogo, sibyo? Urakoze cyane. Kandi ugiye neza. Ako hari amafaranga 200 nsize ku Buriri. Uze kuyatwara uyamere mama mudogo. Umubwiye ko mukumbuye. Ndamubwiye. Sawa. Merci. cyane rwose mfite amatsiko. Mwayikuye he? Ikosa warikoze, ariko buriya ushobora kumpa ubusobanuro nkasanga atari ikosa cyangwa rikagabanyirizwa ibihano. So wambwira rero. Okay, ntacyo simukubaza. Ubu noneho ndasobanukiwe. Ndumva nta kosa wakoze. Amakuru se yo muri ese maze 2 years mavuye. Yes, simbikunda kuba mu mahanga. Nahise nigarukira mu gihugu cyanjye. Anyway, nishimiye kongera kuvugana n'umwe mu bo twiganye. Ni karibu rwose, nibakundira mwazaza.
yego yageze ndensi kunganiriza bayi nawe utaha. mbega umuhungu mwiza afite ikinyabupfura aganira neza. Daniella yakora uraje umbone ndaje nkwiyereke ku by'ahantu hose uzajya uvuga uwo ndiwe ugasuzugura ndaje nkakumare. izina rye ryiza iyamara imibabaro ikabatinyura iyamara imibabaro ikabatinyura. Kane waje uraho neza keza kozwe Kane uraho ni amahoro? Ni amahoro nyine numvise mukumbuye mitanze. Ariko ibyanjye nawe mbona ntazi amaherezo yabyo. None se urankumbura ugahita uza? Ese nturi mudogo? Aha ubwo ndakumva waririmbye ya ndirimbo. Ese we sinsanze uri kuyiririmba? None se Kane mukuru wawe arameze neza? Yego araho yanamaye n'amafaranga maze ngo nkuzanire. Ariko mana nyagasani kuki koko Anje aba yigoye? Erega mamudo Anje afite amafaranga menshi no kutabizi. Ntangare ko ibyo tubyihorere. None se Kane Anje hari abashyitsi bajya baza kumusura? Ehe Anje zikuna abana ariko ubguze abakobwa birirwa basimburana mu rugo yatakoze. Hoya ntago ndimo kukubwira abakobwa. Hari abahungu bajya baza kumutereta. Ese mamudo wavugaga ibyo ngibyo? Wapi uzukuna nabazira buriya? Nta bahungu bajya baza. Ariko se mana nyagasani nyamara ngiye mbona Anje azampfira ubusa. Nese umukobwa ufite amafaranga ngana kuriya wiza amashuri menshi kuriya ikintu kimuza guteretwa n'iki koko? Erega mamudo Anje aracyari muto mwihorere. Ego ye. Ahubwo reka nkubwire nusubira ndashaka kuzajyana nawe. Hari ikintu kimwe mama wanyu yasize avuze nshaka kuzamubwira. Icyo ni igikizo? Zakimubwira turi kumwe. Katwigire mu nzu. Akira mani. Ariko wumve ko umukobwa yagiyeho neza ari mu rukundo naraye mucatinze nyine ibintu byose tuganira azi ko ari wowe nyine muri gucatinga. Ubanza noroshye uramu baby. Ariko bakire mwabaye gute? Ubu warerwa ntambuca tucata. Ari ibyo ngibyo bikuraje nuzi nyera koko. Ha? Niko. Ubu no kuvuga ngo minsi mike yananye ndabageze mu Rwanda yewe ngo mvuye mahanga. Umva mbese ubu no kuvuga ngo ubu uri muri Amerika USA ni uri kogereza amamodoka n'iki? Amagambo y'abakire. Ubu ntitwarangiza kuvugana iryo jambo utarishyizemo. Ariko nushaka kuvuga ibyo ushaka. Ikibazo cyo ningiye kurya umwana umeze neza bose nawe wakunaniye. Yego nuko nyine ari akazi naguhaye naho ubundi nawe ugomba kuzagura nk'umuntu w'umugabo. Nta kintu cy'ubuntu kikiba. Urase shaho boss n'amafaranga mwaduhaye y'intica nikize. Yewe banza ukore deal nyine nicamo akashe boss. Ndabona atangiye kunyandikira ahubwo turaho twicara tuganire neza. Ni bose. Katwicara rero. Isubu kubera atari kunsubiza. Gusa ugiye mu biki?
umeze neza love. yakubwiye ko yasaza ahita asubiza ako kanya hano gutekereza. mubwiye gusa aricyo bitwaye. Okay, reka dutegereze. None uzagiye nasangaye ngo numve igihe nagera kuri airport. Uvuga ngo nyuma ya 2 weeks turi mu rukundo. Okay bebe, twese turi abanyamahirwe. Se ntibihagije. Yamubwira ko ugiye gusubira mu kazi nyine umusezeye. Shiro n'ibibizo byinshi rero ku masara. Urabyemerewe love. Bye. Take care too. Bisous. Daniella ndagufite uribeshya. Mane umubebi turamufite. Ugomba gukora akazi kose mane. Kabisa. Shyira phone ya. Daniella! Cyare kizongiso mane. Musa. Kazubire mu kazi kanye rero ndabona deal ziranye. Aya, ni deal yari iyo. Rodrigue, mfite amatsiko yo guhura n'umusore wuzuye ikinyabupfura, amaso ku maso.
nizere yuko ndi bugaragare neza imbere yawe. Igihe mugira babaza